ariko aho hagati nkuko twasohoka twagera ahantu nimba nguriye nk'aya mazi yahitaga agenda akicara hariya agafata telefone agakora record kayohereza abasaza banjye uyu ni umugore nashatse mu ndebere ari mu kabari birirwaga banywa amayoga babungana za boss nyine berekana ko ari abantu bari haye atibuka ko afite abana yataye hehe Uganda mukuza mukuhagera nahageze mbisikana n'inkumi babanaga inkumi yari ibyutse mayari yarayemo ndabyihanganira umutima urandya ndavuga ndi kuruhana abana undi yibere we none yashakaga n'abakozi bo muri hoteli bo kuza gutekera abo bakobwa rero ikintu kijya kinera gikomeye ni ukuntu nabyaye mfite abana bangahe abana 4 abana mu biruhuko bajya baza hano i Kigali gusura amafamiye yaba papa wabo abana bagera nk'aho hantu baje gusura bakampamagara mama ntago twaza kukureba twibeshye tukaza kukureba papa afite umukandara ajya dukubita yatubwiye ko tutemerewe kugira gute komera sha komera cyane uvi inkuru yanjye muntu wese uba hariho hose muri USA na Canada waba ukeneye ubujyanama n'ubufasha n'ishoramari gutangiza business kugura ibibanza n'amazu n'ibindi gari impuguke Abdu Hagenimana tugufashe muri serivisi zikurikira kujya muri Indexed Universal Life Insurance ubwishingizi bw'ubuzima bukungukira mu kugushorera imari ku isoko ry'imigabane mu buryo budahomba gutangiza business tugufasha kuyibonera impushya zose zikwemerera gukora nka licensed professional filing taxes tugufasha kuzuriza igihe no gutanga amakuru yuzuye ku misoro tukanaguhugurira kuzajya wiyuzuriza impapuro za tax returns namwe mwifuza kugura ibibanza cyangwa amazu naho turahari ku bwanyu duhamagare cyangwa twandikire aha hakurikira tuguhe ubufasha bwihuse kandi bunoze urakaza neza nikaze mu kiganiro inkuru yanjye nikaze by'umweko muri buno buzima mumeze mute twizere ko ukomeje kubafata neza burya ni twebwe tugira uruhare mu buzima bwacu byanze kunze hari ikintu ku munsi w'ejo nahoze mvuga cyitwa amahitamo yacu niyo agenga ubuzima bwacu amahitamo yacu niyo agenga ibyishimo byacu amahitamo yacu niyo agenga akababaro kacu amahitamo yacu niyo agenga byose muri twe ubuzima ni amahitamo sibyo ubuzima ni amahitamo nuhitamo nabi urabaho nabi nuhitamo neza urabaho neza nuhitamo udakwiye arakuzonga nuhitamo mbese mu guhitamo tujye twitonda amahitamo ni ikintu gikomeye niba uri kutwumva muri kano kanya ugiye guhitamo uyu munsi uhitemo neza uyu munsi uhitemo utekereza ngo ejo hazaza ntabwo nzicuza sibyo ibyo ngibyo bitekerezeho kabiri wongere witekerezeho ndi muri Igasabo showroom hamwe tuba dufite ibikoresho byiza ariko kuki mutagananga ngo duteze imbere mugure ibikoresho byiza cyane muze rero muduhahire ibikoresho byo mu nzu ubyifuza uduhamagare kuri 0788 770 uduhamagare turangishe ubundi tukubwire byinshi ndi kumwe na Mukamazimaka uraho neza umeze neza banza usobe ku mazi kugira ngo ijwi rigaruke yego ndumva bisa naho ryumagaye ikuntu ari nako nyine twakira Mukamazimaka somaho nyamara kugira ngo ijwi rigaruke amazi atuma ijwi rigenda neza ubuzima bugakomeza ko amazi ni ubuzima nuko rero mbwira Mukamazimaka tujye kuganira ariko mbere ya byose banza wibwire ku muntu utakuzi nitwa Mukamazimaka Sumaya ndi umubyeyi w'abana 4
mfite n'umugabo twashakanye mu buryo bwemewe n'amategeko. Yego, murabana ubu ngubu? Ubu ntabwo tubana. Yego. Ariko muracyari umugabo n'umugore? Oya, mu buryo bw'amategeko? mu buryo bw'amategeko turacyari umugabo n'umugore. Yego. Ndabona ufite umwana mutoya, uriya mwana afite igihe kingana iki? Afite umwaka n'amezi 6. Ni uwo mugabo se mwashakanye? Mumaze igihe gito rero mutandukanye? Tumaze igihe dutandukanye. Twatandukanye mu kwa gatanu 2023. 2023. Hari ikibazo mbajije imbere ya kamera mbwira ngo wabona ubutabera mu gukora kino kiganiro. Impamvu mbivuze ni ukugira ngo n'uwumva kino kiganiro yumve ko uyu mubyeyi, uyu muvandimwe, uyu mushiki wanyu, uyu muvandimwe murumuna wanyu, mukuru wanyu akeneye ubutabera. Nibyo agiye kutubwira. Mukamazimaka. Karame. Ndabona ariko bitoroshye. Inkuru yawe imeze gute? Inkuru yanjye gutandukana n'umugabo nta kintu byari bintwaye kuko ni ibintu rusange, ni ibintu bibaho. Ariko ikintu gituma numva ko nkeneye ubutabera ni ukwamburwa uburenganzira ku bana wabyaye, watwise. Amezi 9 n'amezi menshi. Ukabamburwaho uburenganzira. Wagerageza no kuvugana n'umwana, umwana bakakwereka ko nta burenganzira umufiteho. Yego. Niyo hantu nakubajije ngo nabona ubutabera ku bana banjye. Yego. Nicyo nakubazaga. Byagenze gute kugira ngo wamburwe uburenganzira ku bana wabyaye? Njyewe naje imibanire yanjye n'uwo twashakanye yaje kutagenda neza, biba ngombwa yuko dutandukana kuko byari ibintu bikomeye. Navuyeyo ndwaye, naje kugira ikibazo cya depression kubera ko amakimbirane tutigeze twumvikana habe na gakeya. Ndivuza Faisal, nivuza mu bintu bijyanye n'indwara z'umutwe. Ndangije mvayo, n'abaganga bangira inama barambwira bati rero aho bigeze ubu ngubu turi kubona ikintu gisigaye ari ukujya mu muhanda ukaba umusazi. Ariko bishobotse ko wowe wakwifatira umwanzuro wawe ukaba urekanye n'uyu muntu mwashakanye ukagenda ukitekerezaho kabiri, byashoboka. Ndibuka Faisal muganga wanjye narambwiye ati njye ntago nakuvura ukiri kumwe n'ikintu buri munsi gihora n'ubundi kigukomeretsa, ntago nakuvura. Shaka uburyo ubushatse aho ubugiye ubanza utuze turebe ko nibyo turi kukuvura byagira akamaro, ubundi uzagira ute. Nimba uzasubira mu rugo rwawe uzarusubiramo nyuma, nimba utazarusubiramo ni wowe ubizi. Ariko mu gihe cyose tukikuvura ugifite ibikomere bimeze gutyo uterwa n'umuntu mubana, ntabwo uzigera ukira. Nibuka rero nafashe umwanzuro ndamanuka, hari Musanze, ndamanuka nza kubinaha. Numvaga yuko wenda nubwo nje kubinaha wenda abana nzajya mbabona, n'uwo twashakanye azumva yuko abana bambi iruhande. Ariko we ntabwo yemera ko ndwaye, ntiyemeye ko muri icyo gihe nari ndwaye. We yavuga ko ari byo nigira, ko ntigeze ndwara. Ndaza kugira ngo cyambere n'ubuzima, mbanza gukiza ubuzima bwanjye, ndaza ndivuza. Ndangije kwivuza numvishije maze kumera neza nk'umuntu wakize, ngerageza gusanga abana. nsanga ibintu byarahindutse, byabaye ibindi.
yagiye mu nzego z'ibanze hose yandikisha ko ngo ngewe nataye urugo, arandikisha nyine akoresha raporo ko ngewe nataye urugo ntakihaba. Ngerageza gushaka ukuntu nakurikirana abana banjye, mbona ni ibintu bitanyoroheye n'ubundi bizansubiza muri ya stress nari mvuyemo, mba nk'ubiretse. Rero ikintu kijya kinera igikomere gikomeye ni ukuntu nabyaye mfite abana, ariko ubu nkaba mbana na kariya kana konyine. Abana bangahe? Abana 4. Abana mu biruhuko bajya baza hano i Kigali gusura amafamiye y'aba papa wabo. Abana bagera nk'aho hantu baje gusura bakampamagara, mama uraho? Yego. Ese mama utuye? Abasobanurira, mama ntago twaza kukureba, twibeshye tukaza kukureba, papa afite umukandara ajya dukubita, yatubwiye ko tutemerewe kugira gute. Komera sha, komera cyane, komera cyane. Komera. Yatubwiye ko tutemerewe kukureba. Abwira nta kibazo, mwihangane, Imana nibishaka nzongera mbabone. Nagerageje no kujya njya i Musanze hafi y'ishuri bigaho, nk'ubu nari mafite inshuti kuko nari umucuruzi, nkashaka nk'abantu nkababwira nti mumbabarire nimba mugiye ku ishuri mubwire abana banjye baze duhurira kugira mbonane n'abana, tubanza kwisha tukajya mu cyumba. Kandi nabwo iyo byamenyekanye ko abana bamvugishije barakubitwa. Nagerageje kubibwira executive w'umurenge, ndamubwira executive, wenda umugabo dufite ibintu dupfa byacu bwite, bituma wenda ngiye nawe guhura bitashoboka, ariko nambabarira abana. Abana banjye nimba baje muri ya Kigali njye mbabonana n'abasuhuza, babwira executive ngo ntago abana be bajya kwa mayibobo. Ntabwo bajya abana bajya kwa mayibobo? Ntabwo abana bajya kwa mayibobo. Mayibobo ubwo ni wowe? Ni njyewe, mama wababyaye, wabahaye ubuzima, wabonyeje amezi 9, wabonyeje imyaka yaba 2, nkabitaho, nkanga kuba atarabantanye mu Bugande, nkababera mama wabo, nibo badashobora kujya kwa mayibobo. Jera birankomeretsa. Birumvikana. Nkibaza wenda umugabo we dufite icyo dupfa, ariko abana bo ni ikihe cyaha bakoze cyo kwamburwa uburenganzira bwo kumbona? Ngero niho nakubwiraga ngo mbese nabona ubutabera bw'abana banjye. Nimba wenda nigeze no kushaka kugira ngo noroshye ibibazo, mpamagara uwo muntu baba bajeho, ndamubwire se wenda papa wabo ko atabyumva, ko atumva ko abana baza kundeba, wambabariye mukambwira ahantu mutuye nkaza nkasuhuza abana nkongera nkagenda, ngo rega aba bana ntukibemerewe. Njye nabazaga ni ryari umubyeyi abatemerewe abana be. Wenda kuba ndi mu bukene bivuga ko abana ntabemerewe. Mbere abana bwo barampamagaraga bakantuka kuri telefone. Bakagutuka? Bakantuka. Abana bawe? Ndagerageza, ndagenda njya i Musanze, mfata uwo mwana w'umukobwa namubwira Desanje ngiye kugukubita. Mbwira umuntu wakubwiye kujya untuka. Umwana arambwira ngo buryo ujya wumva tugutuka tuba duhagararanye na papa niwe ubutubwiye ngo tugutuke. Ibase. Pe nkavuga wenda umugabo we dufite icyo dupfa, kirumvikana, hari ibyo dushobora kuba tutarumvikanyeho, ariko se kuki nimba twanganye twebwe yabishyiramo n'abana nabyaye? Kibazo yabishyiramo abana ubu noneho muri iyi minsi
telefone yabo yarayibrotse, abana bafite agatelefoni tujya tuvuganira, ubu telefone irabrotse, niyo mpamagaye umwana ni ugushaka abandi bantu nira nkabahamagara bite amakuru yanyu, ese kubera iki mwamborotse, bakambeshya ibintu byo hirya no hino kubera ko bumvishije ko ibintu byafashe indi ntera nabishyize mu buyobozi. Ubu ni abana batangiye kujya bashaka ibindi bintu bambeshya, oya nakubrotse nzi ko mbrotse runaka, nakubrotse nzi ko mbrotse runaka. Ngiye rero nk'icyo kintu cyarankomerekeje pe. None se umwana kuki yakize gutya akagutuka, nuko nawe hari amakosa yakubonyeho? Kuntuka k'umwana nari ndwajije uyu mwene nyina, narwajije uyu mwene nyina, bajya bagira ibibazo by'ubuhumekero bakiri batoya. Njya kuvuza umwana, ngiye kuvuza umwana nsanga ikarita yanjye n'iy'umwana papa wabo yadukuye ku bantu avuza. Noneho ndamuhamagara mbere yo kugira bavura umwana, ndamuhamagara ndamubwira dusanze tutakiri mu bantu uvuza, none bigende bite? Yahamagaye kuri Beri arababwira ati ngiye muvura umwana wanjye, amafaranga yose munsaba ndagira nte ndayabaha. Umwana baratangira baramuvura, bibaye nka 11:00 batangira kumuhamagara, twe turi kubona umwana tutakimushoboye, umwana akeneye kujya kumwuka, umwana akeneye mbese amubwira ibintu byose bisabwa. Uyu mwana nta insurance afite, ntago yavurirwa hehe muri prive, ahubwo mugane leta mutwishyura amafaranga mwari mugejejemo hano. Yego. Umugabo turamuhamagara kuko niwe wari wemeye ko bavura umwana. Njye nanirinze kugira ngo kwanzi ukuntu buri gihe tuhora turuhanya, nari nirinze ndavuga nti rero abari mwebwe mu mwihamagarira mumubaza ayo mafaranga. Baramuhamagara arafanga amafaranga ntayatanga, kandi umwana arembye ari muri koma. Ati njya amafaranga ntayo ntanga. Turamwinginga tugeze aho n'abantu dusengana bose baraza baramwinginga, baramubwira ngo uwo mugore ni mumuzi, n'umutekamutwe, ubwo yabuze amafaranga arantuka cyane kuri telefone. Muri uko gushyamirana byari bimaze kuba ninjoro. Dogiteri wo kuri Beri arambwira ati se mama, ko ari wowe uri kumwe n'umuntu ugiye kugupfiraho, ubu uri mu biki? Ahubwo twereka dushaka icyo dukora. Mugira icyiciro ngo umwana duhita tugira dute, umwana dushaka uburyo mubona mituweli. Ndamubwira wambabarira ukampa nimero z'irangamuntu nkabasha kuvuza umwana, na mituweli nimba ntamwe nta mituweli mufite mwese ndayibishyurira, nta kibazo amafaranga ndayafite ndahita mbishyurira. Ati reka njyewe sinshobora. Nibwo yampaye uwo mwana mutoya, umwana wacu, umwana arantuka kuri telefoni. Uwo mwana naramuka apfuye, mama ntabwo uzaba ukiri mama, uwo mwana ibyo bintu wishyizemo ibiki, arantuka ibintu byinshi kuri telefoni. Ndangije mpamagara ba mudugudu wacu, ndababwira mudugudu mwantabaye, umwana agiye kumfiraho i Kigali, bimeze bite? Ndabasobanurira. Barambwira nawe na mudugudu nyine yambwiye, nabarambwira ngo mbese ngo ubugura umugore nyawe cyo utazi nimero z'irangamuntu mu mutwe z'umugabo wawe. Nambwira ntabwo ari ngombwa ngo zizimbe mu mutwe nzi block, mbabarira jyayo umusabire aduha uburenganzira mbona ukuntu mvuza umwana. Aranga burundu. Aho umwana yararwariye niho bageze aho dogiteri abuze ikintu akora, ahita anyandikira kuri transfer nari mfite, ashyiraho ko ari emergency, ko bafasha umwana, ibindi bikazakurikiranwa nyuma. Kubera anywa inzoga naravuze wenda yagasomye mu gitondo araba yagaruye ubwenge, adufashe aduha iki. Mu gitondo nabyetse mbaza mudugudu wangiriyeyo? Ati nagiye ariko yavuze ko ntabyo ashobora kuguha.
ngewe ubwo nta kindi kintu nakoze ko umwana yari banyandikiye ko ari emergency mpita ntwara umwana Kibagabaga tumarayo icyumweru umwana ameze nabi ari muri koma iteye ubwoba ariko umwuka agize ati ibintu byinshi nabwo aranga yanga kugira ngo ampe nimero nicaye kwa muganga ndi kureba umwana ubuzima bwe bugenda abaganga bakambaza se turagufasha iki nta mituweli ufite uyu mwana umwuka isaha birahenze uruko turi bugufashe iki bahita bambwira bati rero wowe genda ushaka icyiciro cyawe wenyine ariko n'ubundi nimero y'irangamuntu ye irakenewe nibwo nicaye jera y'amana izagarura umuntu ndicara numva nimba ari ijwi ry'Imana simbizi nimba ari iki simbizi numva ubwenge buraje bunyibukije ku gipande nakingirijeho umwana ngo reba mu kureba mba mbonye nimero z'irangamuntu ndiruka ndagenda baramfasha mbona ukuntu mvuza umwana ngura mituweli naje kugura mituweli yanjye n'umwana nshaka icyiciro cyanjye tugura mituweli yacu ya babiri yego umwana ndamuvuza muri uko kumuvuza bya bibazo byacu n'ubundi sinzi ibibazo yagize mu kazi baramufunze yego hari amakosa yakoze mu kazi barayamufungira mu kumara kumufunga n'ubundi bibindura za bene wabo ngo ndamufungishije ngo kuba yanze kugurira umwana mituweli nicyo cyatuma amufungisha namubwira oya mw'abantu mwe ntabwo ari njyewe umufungishije afungishijwe n'amakosa yagize ate yakoze mu kazi ibintu birebire noneho abana nabo kubera ko bafite imyumvire yo kumva ko njyewe kuba narabavuye iruhande ibintu byose nshaka kubikorera papa wabo abana barasarade ubwo ndahamagara ndavuga se nende mu bitaro Kibagabaga papa wabo bamufunze ndavuga se ubu abana noneho bagiye kubaho mu buhe buzima mu gihe ngiye kubazana numva ngo uwo mwana n'ubundi yagiye kureba papa wabo kuri gereza kuri brigade aho yari afungiye amubwira ko niyibeshya kuzi wanjye atazongera kubarihira minerivare mu buzima bwabo bose ahita bashakira umuntu ngo uza kubarinda muramu wanjye wo kwa se wabo ahita aza kugira ngo njye ntakandagira ubwo rero abana naho bahereye banuka ufungishije papa ugize ute kandi pe nararenganaga nta makosa yari yakoze mu kazi wenda n'Imana ishobora kuba yarabikoze kubera ibintu yarakoze kwanga kuvuza amaraso ye ikarakara ikabikora ariko njyewe nemeza ko nta makosa yakoze mu kazi ntabwo ari njyewe wamufungishije kuko muri karitsiye abantu bose baramamagaye uri umugore mubi uramufungishije kandi pe njye nararenganaga yarafunzwe n'amakosa ye yego we nta kintu wishinja kuri njyewe yego nk'abantu twabanye nta muntu wajya haranga avuga ngo ndi mwiza 100%. Nawe aje akakubwira wakumva amafuti naba naramukoreye ariko njyewe icyo kumbuza njye amafuti yacu ndayemera njyewe hagati yanjye nawe kuko twageze igihe cyo gutandukana harimo amafuti ariko amafuti yawe amafuti yawe oya ntabwo ari amafuti ahantu nkubwiye ndakubwiye ngo abantu babiri babana nta muntu wavuga ngo umuntu umwe niwe ufite ukuri cyangwa undi nta kuri agize ate afite nshobora kuba njyewe hari amafuti namukoreye akamubabaza cyangwa nawe akaba afite amafuti yankoreye akagira gute akambabaza none se mbwira abana uyu munsi bimeze gute n'abana bangana gute bafite imyaka ingahe ku buryo bumva amabwire ntibarebe mama kuko mama ni umuntu ukomeye bimeze gute umwana mukuru yiga mu wa 5 segonderi umukurikiye ari mu wa 5 primaire umukurikiye ari mu wa 4 primaire umukuru arabyumva kuko muri iyo minsi ndwaza uyu mwana napfushije musaza wanjye mfushije musaza wanjye
biba ngombwa ko duhagurukira iwanjye aho nari narashakiye kwa ko yari yapfiriye Musanze nk'umuryango turicara tuvuga ko tuzamukura hehe i Musanze tugiye kumushyingura. Umwana bambwira ko ngomba gusubira iwanjye nk'umuryango mvukamo, ko nsubirayo nkararayo mu gitondo bakaza gufata iki, bakaza gusezera musaza wawe, bakaza gusezera musaza wanjye. Umwana ihangana ryahabaye nijoro yararibonye, arangije arambaza ngo mama ubundi ubugarutse gukora iki hano? Ndamubwira narinje nje gushyingura. Ese wagumye aho uri ko hafitiye amahoro, icyo ushaka muri uru rugo ni iki? Turi turashyi ubwo nyine byabaye ibintu by'amakimbirane, arashaka kunyataka. Njye mpeka umwana kwa ko ndamuzi, mpeka umwana vuba vuba ngo nsohoke igipangu. Umwana arangarura arambwira ati humura noneho ndahari. Umwana mukuru wiga mu gatanu segonderi. Humura ndahari. Ni umukobwa? Ni umuhungu. Humura ndahari. Aramubaza ati papa ushaka bigende gute? Nimba ari kukubaza ngo mwereka imyenda waguriye abana ejo abana batazajya gushyingura basa nabi, ni ikihe cyahakoze? Atangira kunyataka. Umwana ajyamo hagati aramubwira ati hoya, uyu muntu yapfushije umuvandimwe we, wimwataka, mureka ashyingure narangiza agira ate asubira iyo yabaga, mwihorere. Turaryama, naryamye aho muri salo n'abana twadanduye, ariko ukabona afite ikintu ku mutima kimubuza kuryama kuba ndi nishimanye n'abana, agashaka kuza kubakurura. Mu gitondo haragera bajya agahungu kanjye ako kiga mu 4 primaire niko kari karashyingura nyirarume. Ndamubwira ese mwitegure none nk'umuntu wari ugeze iwe. Yego. Hari ibyo nabonaga bitari bimeze neza. Ndamuhamagara nti papa runaka ngo tuvugane turebe uko biri bugende. Yaranyatatse n'ubu ngubu sinkubeshya, ibintu yankoze byanze kumva mu mutwe. Napfushije nicyo gihe wenda yakambwiye n'ibyo twagapfuye twabishyize harakura, ndakambwira ati pole. Yahise anyataka nkubita inzara zo mu mutima, aransunika gutya ngo nkubite hasi, subira inyuma niruka. Nende kumwe na anti wanjye ndagenda ndabimubwira, arambwira ati ntiwongere kumwegera, mwihorere dukora ibintu byatuzanye twe tugire dutahe. Yego. Nibwo twagiye gufata umubiri turaza turasezera. Basezeye mbwira umwana wanjye yarabize uwo mukuru wiga muri segonderi, yampakingiye buri kimwe cyanjye akigarura mu modoka. Noneho mwene nyina wa mama watureze aramubaza ese ko ibintu bya mama byose mu bigaruye bite? Nari nzi ko wenda azaza hashize icyumweru. Umwana yaramubwiye ngo ese nimba mumaze gushyingura uyu mushaka kuza kugaruka gushyingura undi, mumureke mama agende, mama twaramwakiriye, mumureke agende yisubirire mu buzima bwe nta kibazo. Nibwo nagarutse, umwana mukuru aranyumva ariko arambwira ibintu abambwira ndabyumva. Barambwira ati se mama uri umukene, nta kazi ufite, tuzazi iwawe tuziga dute? Reka natwahakaje tukagumana nawe, ariko ntabwo tuzazi iwawe ngo tureke kwiga. Ihangane ureke twige, nitumara kwiga tuzamenya ko uri mama watubyaye. Nakubyoroshye, urumva ko umwana ahita amenya uko byagenze, bita bisobanura byinshi. Umwana niba avuga gutyo, niba kwemera kugenda. Abatoya se bo abatoya jara buryo umuntu mwakagize ibyo mupfa, mukagira ibyo mupfa mukabipfa kuko mwebwe muri bakuru, ariko iyo bigeze ku bana, abana bagira igikomere. Icyo gihe turi gushyingura bari bishimye, banyegereye mama nako gahungu kashyinguye kishimye, ati mama ntabwo uri busubireyo. Nkabura icyo mbabwira, nkabwira ndababwira. Abana baranyegera
bazi yuko ntari butahe. Se yari afite imodoka iri aho hafi, nari mpagararanye na mama ariko aza ati se mwaratsinze bana banjye, bari kumusubiza ati twaratsinze ibiki n'ibiki. Umugabo yahise aza, nimba wenda yarabonye ibyishimo afitanye n'abana, yahise aza abana arabakurura, abana bose baririra rimwe, ahita ashyira mu modoka arabajyana. ako ni uburwayi ubwo ngubwo. Njyewe ikintu maze kubona, byakwemerwa bitakwemerwa, umugabo wanjye ashaka ko afite uburwayi, ariko kubera titre n'ibiki byose bakaba bakiri muri ngo ni umuntu muzima ariko afite uburwayi. Kuko njya nicara nageze aho njya no gusenga cyane, kuko niyo naza kugana gusenga ngeze isaha nk'uko yambwiye ko azantoraguza amashashi mba nyatoragura. Nageze aho ngana inzira y'Imana, nabonye kwa muganga bitagikunze bitagigize gute, ko nari ngeze ku rwego natekaga ibiryo nkabireba nkarira gusa nkabiririra ngana inzira y'Imana. Ese mbwira niki wa mugani kuva mu rugo hamurusha kwibaza ati kubera icyo wavuye mu rugo ukagenda ukamara igihe utigeze usobanura umugabo mu bwite udagiye kubwiza impamvu bikitwa nyine guturuko. Kubera iki nyine wagiye Gerard? Mbere y'igihe ibintu byarabaga nkazana abayobozi wanjye. Ese ni ibiki byabaga? Habaga amakimbirane, abayobozi baza kerekana ko atigeze anamvugisha n'ijambo na rimwe. Bijya gutangira yarambwiye ati uretse ko nzajya ngukubita ariko nzagukorera ubugome, kuko ni urupapuro nandikiye executive rurimo sinzamuhimbira ibyo atankoreye. Impapuro naharanda zifite nandikiye abayobozi, yarambwiye ngo azankorera ubugome n'umurambo wanjye bari kuwushyingura uzavuge ko wakorewe ubugome. Kuva icyo kintu yakimbwira niho nahise mfatwa na depression. Naratekereje umuntu tubana mu nzu, umuntu nabyariye aba bana azankorera ubugome handi n'umurambo wanjye bari kuwushyingura uzavuga ko wakorewe ubugome. Mpita ntangira kugira ubwoba. Ntabwo byoroshye ni ugufata icyemezo cyo kuvuga uti nduvuyemo, kabiri nubwo wazavuga ko nataye urugo. Yego. Kuko urukumva na muganga wanjye wa Faisal ko nabanje kwivuza nafashwe n'umutwe nkajya numva gutya ndashya bya bindi biteye ubwoba. Yego. Njya kwivuza kuri clinique bita kwa Mujomba. Bande mu ginecologue warambyaje ndamusobanura ukuntu meze, ukuntu nafashwe. Arambwira ati se ko na hano bihuriye nuko wabyaye tukubaze, ibyo bibazo nibihe? Rero ugomba kujya kwivuza ukikurikirana. Ubwo nibwo nagiye mbwira umugabo, bambwiye ngo ndarwaye, ariko twari dufitanye utuntu nyine twabaga ngiye nkakomeza niko zubakwa. Ako nkahamagara n'abayobozi bakaza bakabijyamo. Baza ni wa muntu uzi guhisha icyaha kurusha ikindi kintu cyose kibaho. Nkazana abayobozi nkabwira ngenje kumusaba imbabazi nimba namukoshereje nambabarira, ariko dutanga agahenge mu rugo. Wakababwira ko nta kibazo twigeze tugirana n'umunsi warimo. Mbana nabyo nibwo natangiye kujya ngira ikibazo cyo gushya mu mutwe. Ndamwicaza nambwira rero navuye kwa muganga, bambwiye ko ndwaye ngomba kujya kwivuza Faisal. Nza kwivuza Faisal, nyagera arambwira ati genda ibirakorwa byose ndabiguha, genda nuhagera mugejeje igihe cyo kwishyura nta mafaranga yampaga, umpamagare njyewe ndagirane ndishyura. Ndaza njya Faisal barankorera
banyoreza la Francière kunyura muri MRI. yego Ndamuhamagara nishyura ati baburetse ndi bize ndi mu kazi ndi bize ngeze aho kandi uburyo umuntu muziranye mpamagara mama mwene nyina wa mama watureze nyuma ya jenoside ndamuhamagara ndamubwira ese mama ndi kwa muganga uri kwakora iki ndamusobanurira byose namubwira hamwe se bari kugusaba amafaranga angahe ndamubwira amafaranga arayohereza nishyura Faisal arambwira ngo ninjye muri MRI ningera yaragira ate arishyura njya kuri MRI uwo mama wawe umugabo wawe narambwiye noneho mbibwiye mama ambwiye ko njya hehe mama ibyo kuri Faisal yabyishyuye ambwiye yuko noneho ubu ngiye hehe la Francière ati genda nuhagera umamagare yatubona noneho ntago ndi busy ndagenda ngera la Francière ndamuhamagara ngo buretse ndaje nkwishyurira niho nabonye binyobeye n'ubundi mpamagara mama ndambwira mama n'ubundi byabe ndi nuko bimeze arambwira ati se we wavuye mu rugo uza kwivuza nta mafaranga ufite nk'umubyeyi abuze ukegira arishyura baramvura barangije kumvura ngarura rezilita kwa muganga w'umutwe yarambwiye ngo bari bafite ikibazo ko n'abafite nerve sciatique ko abantu ngo tugeze muri iyi myaka bamara kubyara bakagira ikibazo cya nerve sciatique arambwira ati nta kibazo n'iki na kimwe ufite uri muzima ahubwo wowe ukeneye kujya kuganirizwa se bimeze bite ndabanza arambwira nta kibazo nyine byo kwihagararaho by'abadamu nta kibazo mfite arambwira wowe ugomba kuganirizwa kuko aho bigeze niba takuganiza wowe uzirukanka kuko ubwo nubwo twavuganaga ameze ntiyayiwe ndapfuye munsukira amazi mu mutwe nibwo bampaye umuganga wanjye atangira kunganiriza ahamagara n'abayobozi arahabwira ati mwabana umwe ibi bintu mugumya mupfukirana hazavamo ikintu kinini yahamagaye presidente wa Ibuka arabimubwira byose aramusobanurira nangije aravuga uyu mwana w'umukobwa mwashatse uburyo byibuze bamukodeshereza akaba avuye muri rugo yego ati hoya nyine nawe arambwira ati ubwo binsaba kubanza kubibwira abankuriye tukareba icyo kwiga rero niho handi byageze muganga wanjye arambwira ati nimba ukunda ubuzima bwawe shaka uburyo uba utanze amahoro kuko nudatanga amahoro no kwirukanka uziruka kuva mu rugo njye navuye mu rugo ndwaye kandi numvaga ko uwo nzasobanurira ko ndwaye atazabyumva kuko yavugaga ko ntarwaye ari imitwe nteka kugira ngo ngire nte mve mu rugo ikintu yagukoreraga cyatumaga ugira iyo depression abandi batabonaga abayobozi batabonaga kwa kundi yavuze ati nzakwica nibwo wanze ko ngukubita ariko nzakwica kuryo n'umubiri wawe murambo wawe uzajya uvuga ngo narababajwe koko niki kidasanzwe gukoreye ukavuga uti ndananiwe Jera ntabwo byoroshye nize umuntu komere nize umuntu ndangije kwiga umuntu umugabo hari igihe twabaga twicaye akanyereka ngo yishimye akambwira mama w'abana banjye ni Karame nshaka dutembere tukifata nk'umugore n'umugabo turatembeye tukajyana tukishimana twarangiza kwishimana nimba atarashaka kubyereka abana agatangira kuko n'umwana wanjye ibyo bintu niwe wigeze kuza icyo gihe cyo nari ndi muri butike aho nakoreraga njya kuryamisha umwana ngiye kuryamisha umwana
undi atangira gufata rekodi yanjye. Ndyamye twari dufite muri salo no mu cyumba nakoreragamo, ariko aho hagati nk'uko twasohoka twagera ahantu nimba nguriye nk'aya mazi yahitaga agenda akicara hariya agafata telefone agakora rekodi kayohereza abasaza banjye. Uyu ni umugore nashatse, mundebere ari mu kabari, bimeze gutya. Noneho abana banjye bageze aho baranyicaza barambwira, mama ni Karame, watubabarira ntuzongere kujyana na papa? Ndababaza ngo kubera iki? Ati hari ibintu papa iyo muri kumwe arakurikodinga yarangiza akabyohereza iwanyu. Ubwo nari nangiye kujya mbona famiye yanjye aho mvuka nabo batangiye kujya bambwira nabi, warananiranye. Noneho ngeze aho mbaza musaza wanjye, ni se reka mbabaze ko mpa amafaranga yo guhaha ya buri kwezi, yari yababwira ko hari ukwezi na kumwe abana babuze ibyo kurya amafaranga nayapfushije ubusa? Ati hoya. N'abavandimwe banjye bageze aho baramubaza, ese kutubwira ko yananiranye ukavuga ko iyo akunaniye ni ryari n'umunsi wa rimwe wari wamuha amafaranga yo guhaha akapfusha ubusa ntahahira abana bakababaza ati se murarya? Ibintu byose stock ibihari nta kibazo dufite. Akigurutsa ko cyagiye twari turi kumwe. Rero ibindi bintu byaje kuntera ubwoba bwa nyuma. Umunsi umwe yaraje azana n'abashuti be, ntabwo bashuti be batinyaga kuza kunkubita. Yes. C'est vrai? N'ibyo bintu byaranditswe mu mudugudu, birandikwa bikorerwa raporo. Mugenzi we bakorana amashift ku kazi yanteye antera muri butike aza kunkubita. Agora iki? Ambwira ngo nisubire iyo navuye, kwako twaje kugira ikibazo cy'uwo mwana uri mu wa 4 ararwara. Arangije kurwara agira ibibazo byo kujya agenda gutya n'utuguru tureba inyuma. Umugabo arambwira ati dore hano biratunaniye kuvuza, tujye Uganda. Arabinsaba ambwira ko ari ibintu byiza ko tugiye kuvuza umwana, turambuka tujya Uganda. Turangije kujya Uganda, twageze Uganda yahise anyereka ngo bye. Ndamuhamagara, twavuzaga umwana mu bitaro bita Kosovo bihenda cyane buriye Entebbe. Ndamuhamagara arambwira se sheri nzajyana umwana hehe kuri rendez-vous? Arambwira ngo rega burya ntago mbyari bigorya. Oya. Ntago ibyo mbeshya, ntago mbyari bigorya. Ibyo bigorya aho wabikuye uzabisubizeyo. None inkomoko se yabari y'icyo kibazo cyanyu n'umwana? Njye inkomoko yanjye y'amakimbirane n'umugabo aturuka ko yamenye aho mvuka, kandi aho mvuka bahafite ikibazo. Uvuka he? Mvuka Igitarama. Ikibazo no kuvuka Igitarama se? Hari umunsi najyanye nawe mu bukwe, twari tugiye mu bukwe nabaye marene w'umuntu w'iwacu Igitarama. Tugeze mu bukwe ni Muhanga. Muri Kamonyi. Ni Kamonyi, yego. Gitarama ntabwo ikivugwa. Yego. Tugeze mu murenge, haza umusaza kundamutsa. Warunzi arazaza kundamutsa. Aramubera nturi umwuzukuru wo kwa runaka? Ndi umwuzukuru wo kwa runaka. Ati se ni we mukobwa wa Mariya? Ni njye mukobwa wa Mariya. Ati koko murasa? Ati se kandi uyu ndi kubona muri kumwe ni umugabo wanjye. Mbona umusaza arikanze. N'umugabo wanjye mbona ko harameze birahindutse. Tugumaho turataha. Dutashye tugeze mu rugo, icyo gihe mukecuru mabukwe yaragihari, numva ntumyeho. Arambaza ati abantu bimusambira aba naba muziranye mute?
ndavuga uriya musaza yari inshuti no mu rugo. Yego. Kandi ikindi nzi ko ari umusaza w'umufamiliya. Ati sawa. N'umugabo aramaze ati se uriya musaza muziranye mute? Nambwira ariko se uriya musaza no muri famiye ya kure, ariko nuwa hehe? Ni umunyamuryango wacu. Kuva bamenye uwo musaza niho naburiye amahoro. Famiye se zitumvikanaga n'iby'amoko. Ko kubyinjiramo cyane ubwo naho niho natangiriye kuburira amahoro. Kaya ndaya mu Bugande ari hantu nshaka kukubwira ukuntu inshuti ze zanyatakaga. Ndaho mu Bugande mubwiye yuko umwana nyine ngomba kujya kuri rendezvous, arambwira ngo ngiye ntago mbyari bigorye. Byo bigorye uzabisubiza aho wabikuye. Ubwo nari nsigaye nambuka, yari yarabonye akazi akorera ikigo kimwe Prime Cement. Yari yarabonye akazi afite amafaranga ateye ubwoba. Nkambuka ngo nje kumureba. Twe twarahanye gahunda ko kuwa gatanu nzajya nambuka, nkaza nkamureba abana nkabasiga. Noneho kuwa mbere nkongera nkasubirayo gukora. Nkasanga abana. Naraje nari nsigaye nza akankubita agakinga igipangu. Akankubita bye. Akuzize iki? Nta kintu nzi nzira. Kuko rimwe umuntu uwo presidente wayibuka hari twari turi iwe, agiye kubona arahagurutse aramfasha, atangiye kunika. Undi aramaze ati uri kumuhora iki? Abantu baraza baramunga baramunkiza. Aranjyana kubera umuntu budashaka kuba ahantu hari abantu, aba mu gipangu wenyine, ahantu hose aba wenyine. Arakinga atangira kunyataka gukubita. Arakubita. Noneho umuturanyi bakoranaga bakora mu kazi kamwe arurira gwamo imbere. Aramubwira ati wa mugabo we tunganya imbaraga, aho wahereye ukubita uyu mugore. Njyewe sinshaka kongera kurwana n'uyu mugore, ngwino tujye mu mbaraga. Nunkubita ariko sinshaka kongera kujya kurwana n'uyu mugore. Hano nageze aho mbonye binyobeye, ndavuga se nzanza mu Rwanda ntahe ndibisebe, nze mu Rwanda ntahe ndibisebe, mboneze nguma aho abana bari. Nguma aho abana bari. Ubwo niho yageze aho noneho aratsibariza burundu. Ubwo kuguma aho abana bari ni mu rugo iwe nyine? Uganda. Ndavuga ane mu Rwanda. Oya twari turi Uganda. Uguma Uganda? Okay. Nguma Uganda, twamuhamagara ntanatwiteho. Jera nanyuze mu buzima. Nageze aho umuntu ufite umugabo ukorera 100,000 ncuruza agatebo kugira ngo abana babeho. Njye mbona n'itike yo kujyana wa wundi. Kumujyana kuri rendezvous kumuvuza. Kuko yaraje ahita aneranya n'umuryango wanjye, awubwira ko ngo ngiye yanyinginze ngo dutahe ndanga. Ko atazi ikibazo mfite nigize ikirarana naniranye. Kumbi ngiye ndi kujyana umwana kumuvuza. Abazungu bahantu twavurizaga bita ku Potters Village nibo bantumyeho, barambwira ko utajyanye umwana kumuvuza. Ndahabwira nagize ikibazo cy'amafaranga, mbasobanurira ibyambayeho. Nambwira papa we yambwiye ko atabyara ibigoryi, yaradutaye yisubiriye mu Rwanda, ntago byashoboka kandi hari ahantu harahenze. Njyewe ntago ngishoboye kugira gute kuvuza umwana. Umuzungu uwo nyiri ibyo bitaro yaraturitse ararira. Arambwira mama, kubera ukuntu nabonye ukunda umwana wawe, ibi bintu ngiye kugukorera ntago bikorerwa abanyarwanda, bikorerwa abagande. Yego. Ntibikorerwa abanyamahanga, bikorerwa abene gihugu. Yego. Ako ngiye kubikora, ubu giye kwitwa umwene gihugu kugira uyu mwana avuzwa akire. Yarambwiye ati guhera uyu munsi nujya ujya Kampala ujya uza hano ngo usinyire, kandi uyu mwana yemerewe kuvuzwa paka akize. Pe yambereye imfura, amvuriza umwana. Najyaga njyayo bakampa imodoka injyana paka Kampala. Twanyuraga Rukungiri
Rukungiri tugiye guteza stamp umunuza igaragaza ko umwana asubiye kuri randevu. Nkajyayo akanterera, papa we nta n'ikintu bimurebaho. Yaradutaye, mvayo nkasubira kwikorera agataro kanjye nkacuruza imineke na voka. Abana mbana nabo no muri covid bigeraho ibintu bikomeye, mbana nabo kubw'amahirwe yanywaga imiti ihenze cyane. Ariko uriya muzungu yari yarambwiye ati ikintu cyose kigenderwa kuri uyu mwana. Arambaza ngo uyu mwana wamwise nde? Ndamubwira yitwa ivuga izina rye. Yego. Mubwira izina rye. Arambwira ati niyo mpamvu wari mwise kwari ukugira ngo Imana igire ite imutabare. Iyo mitara yingurira byose arabikora, bumwe bikanga bundi biremera. Ngiye kubona mbona umwana rimwe turi aho ngaho arahagurutse arahagaze gutya. Wow. Arahagarara ndamuvuza, ubu ni umwana w'umuhanga cyane. Ibyo byarashize. Rero niho covid yose yabaye, ndi Uganda yaradutaye ntanakimutekereza ko mfite umugabo. Mbese ndi umumama ugomba kumenya abana, ngomba kumenya ko ndi mama w'abana kandi ni na papa wabo. Muza gusubirana gute? Niho hano ngiye kugusobanurira. Twabaye aho mbona arampamagaye. Muri ibyo byose nagezaho mpora n'abajura barantema mu mutwe. Dutashye ari nijoro mvuye gukora, ndarwara. Muri icyo gihe niho yampamagariye. Arampamagara arambwira ngo uzaze mu Rwanda. Kumbi ntago arampamagaye ari ibyishimo, yarampamagaye ku kazi bashaka kumwirukana kubera imyitwarire mibi. Yego. Birirwaga banywa amayoga, babungana za boss, nyine berekana ko ari abantu bari haye. Atibuka ko afite abana yataye hehe Uganda. Niho yagiye gusaba avance sur salaire. Baramubwira ko tureba ufite wo mwashakanye ari hehe. Nambwira ngo aba Uganda, ngo ntabwo nkibana nawe. Baramubwira oya nta kintu twagukorera. Mugifitanye isezerano. Muhamagaraze agusinyira. Ngiye ndambuka ndaza, mukuza mukuhagera. Nahageze mbisikana n'inkumi. Babanaga. Inkumi yari ibyutse ma yari yarayemo. Ndabyihanganira, umutima urandya. Ndavuga ndi kuruhana abana, undi yibere. We none yashakaga n'abakozi bo muri hoteli bo kuza gutekera abo bakobwa. Cyangwa ubumwe akabafata akabajyana nk'ahantu ku kabari ati usigara hasheri ndataha nimugoroba tujye mu rugo. Bwari ubwo buzima, mbese yarabayeho mu buzima bwiza yishimye. Nabo bashuti bero ntago bari barambona. Nagarutse naje kubabangamira ngo bigire gute bingwa amahoro. Niko gutangira kugukubita. Nibwo naje arambwira ati ibyo dupfa, ibyo waba warankoshereje, dusabana imbabazi byose. N'abantu ku kazi batangira kumbwira se wamubabariye kureba bagiye kumwirukana ku kazi hejuru y'ubusinzi, niwe ujya mu kazi k'abandi yasinze, niwe ukora ibiki yasinze, wamubabariye ukagaruka. Njye nararahiye ko nazagaruka nzigumira Uganda nkafatisha ubuzima nkagira ukuntu mbaho. Ndicara ndavuga minerivare y'abana iri kumvuna. Bari abana batatu, umwe yabaga muri boarding. Ubwo babiri nibo twabanaga. N'ibintu nakoraga ntago byabagaburiraga neza. Ndicara ndabara ndavuga n'ubundi nugupfa no gupfa. Naje ntavuga ngo ngarutse iwanjye. Naje mvuga ngo nugupfa no gupfa. Kangaruke mfunga umwuka mbane n'uyu mugabo. Ndaza turabana. Niho babagenzi be nyine nimba naraje uko yasohoraga amafaranga siko yongeye kugira gute gusohoka. Niho batangiye kunyatakira. Tuzasubiraho wavuye, utaraza twari twibereyeho neza, twaryaga neza, inkoko nziza nitwe twaziryaga, ibiki n'ibiki. Mbese ngiye ngaragara nkaho nababereye ikibazo. Birumvikana. Ndashaka kumenya ubundi ujya gushakana nawe ntabwo urumva hajemo ibintu by'amoko nashaka kwijemo sinshaka kubyinjiramo cyane pe. Ntabwo mwari muziranye, ntabwo arazi umuryango wawe, ntabwo arakuzi. Ntabwo
ntago yaranze kako navukiye hano mu Gitega nabo bakurira hano mu Gitega ako ntago twari tuziranye ntabwo mwari muzi ngo uyu niki niki nageze aho yego kubwo ubuzima bw'ubupfubyi n'iki twari dufite musaza wanjye uheruka kwitaba Imana yararwaye njya kubimusanze niho namenyaniye nawe nta kintu yarazi rero nyuma niho babimenye biba ikibazo mwaje kongera guhurira Musanze nyuma yo ku Gitega oya ku Gitega ntago nari muzi nawe ntago yaranze ako nawe yaratuye ku Gitega nabo bari batuye bose ku Gitega okay yego birumvikana uyu munsi se ntiyigeze anagushimira ngo akubwire ati umwana waramuvuje yarakize umwana avuga ati ntabwo tubyara ibigori ntabwo yigeze agushimira ntabwo yanshimiye ahubwo icyo yankoreye izi saha ndi kwangwa na wa wundi navuje avuga ko atabyara ikigoryi amuteramo umutima wo kunyaga umwana se ubu none hasigaye amwemera abona ko ari we nyuma yo gukira ubu umwana aramwemera nyine kubera ko ubu umwana ni muzima nta bibazo kimuteza ubu umwana yabaye umwana muzima abo wa papa byanze kunze urabona ubutabera ntabwo tubura abantu nka Transparency Rwanda umuvunyi umuntu wifuza ko uyu mudamu abona ubwo butabera abubone mu karere ka Musanze ubuyobozi bwaho mu mujyi wa Kigali uri kutwumva buri wese ubifitemo ubushobozi agira icyo akora kugira ngo uyu mubyeyi abone ubutabera inzego z'ibanze zizi ikibazo cyawe zirakizi kuko ubundi mu nzego z'ibanze nari ntarakoresha raporo yaho ariko nyuma ko sosiyale w'umurenge yarampamagara arambwira ngo ninandikire executive mumenyesha ko ntataye urugo nagiye ngiye kwivuza ndabyandika urupapuro ndarufite ejo bundi hari n'amafaranga nari nagenewe na Minubumwe yo gukoresha asohokera i Musanze nabwo barambwira ngo ninandikire meya Minubumwe igufasha ite Minubumwe igufasha gute kubera iki cyangwa n'ibyawe ntabwo baramfasha kuko ndi umugenerwabikorwa wabo yego twikomereje barambwira ngo nabwo ninandikire meya amubwira yuko byabaye iby'amakimbirane sinaba nkibonye uko amafaranga nayakoreshereza muri Musanze ahubwo bame kuyakoreshereza hano kuko ndi kumva iby'amakimbirane yanjye birazwi nta muntu utabizi abantu benshi barabizi yego reka tugane ku musozo w'ikiganiro cyacu wumva ari nk'iki wifuza muri kano kanya ku muntu uri kutwumva ku muntu wumva wifuza ko yakemura ikibazo cyawe wumva ari nk'iki wifuza njye no kuri numva nifuza ko nabona ubutabera ndi umubyeyi ntabwo ndi igisimba nabona ubutabera bw'abana banjye nanjye nkajya ngirirwa reba ikintu cyambabaje Gerard abana baraza bakirirwa inaha i Kigali harimo umukobwa utagiye kugira imyaka 12 umwana aherutse kumpamagara kuri telefone ari kurira arambaza ngo mama ese nzagirwa inama nande nutangira inama ninde uzangira inama ndagukeneye nabwire se ko bababwiye ko mutemerewe kuza aho ndi yamamagaye nandi ku rusengero kuri Grace Room arambwira ati mama nshaka kuza aho uri noneho ndamubwira rero ntago munyemerewe papa wanyu yababwiye ko ngiye ntemerewe kubana namwe arambwira ati rero ikintu twakora
mama nshaka kuza nushaka uzanshyire no mu ishuri ubonye. Ndamubwira aho yabanza wige. Nk'uwo mwana w'umukobwa araza bakirirwa bamubunza hano i Kigali. Ntabwo ashobora kuza wenda ngo nubwo wenda ndi umukene ngo azi iwanjye. Ajyanwa muri abo bakire, ntiyaza wenda ngo yicare mubwire mwana, muhanure mubwire mwana wanjye bimeze gutya bimeze gutya. ubwo urumva wenda ku muntu uri kutwumva niba ufashwa na minu bumwe nuko uri muri cya cyiciro cy'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi batishoboye, sibyo? Batishoboye bivuze ngo uri mu buzima nyine buciriritse bwo hasi, ariko umugabo wawe ni famiye ikomeye. Ikibazo bivuze ngo wagakwiye nyine kubona ubwo butabera. Abo bo muri Grace Room musengana, hari umuntu uri kutwumva gushaka kubigeza no ku bantu nyine muzi musengana bafite ijambo rikomeye bavuga rikijyana, bakaba bakora ubwo buvugizi kuri uyu muvandimwe, ibintu byo bikaba byakemuka, ikibazo cye kikaba cyakemuka, agahinda kafite kakaba kakemuka. Si we wa mbere waba uhawe ubutabera biturutse ku nkuru yanjye, murabazi benshi byagiye bicamo mukabafasha, n'uyu rero mushyize mu biganza byanyu ngo mugire icyo mukora kandi bizakunde. Amakimbirane yo mu muryango, amakimbirane hagati y'umugabo n'umugore ntabwo agakwiye kubuza uburenganzira umwana bwo kujya ku mubyeyi. Ashobora kuba afite ibyapfuye n'umugabo we, ntifuje no kwinjiramo cyane nubwo twabyinjiyemo ariko bitari cyane. Afite ibyo ngibyo nyine n'ibye nawe, n'ibyo yavuga n'ibye nawe, kuki byafekita abana, kuki bigera ku bana. Nta mpamvu rero mureke ubutabera uyu mugabo navuga ngo yimye abana be, reka mbyite gutyo, umudamu we uyu munsi bushakwe bishyizwemo imbaraga namwe mudukurikira. Icyo twifuza ni uko imiryango yacu iba imiryango mizima kandi irera abanyarwanda bazima. Gusa umwana ufite ibikomere nk'ibyo ngibyo urumva azamarira iki gihugu? Azatanga ibikomere. Reka dufatire hakiri kare rero abo bana badakomeretswa birushijeho. Mama nubwo tuvuge yaba yarananiranye, tubyite gutyo, bakavuga ko mama yananiranye ari kirara ari iki byose ibyo ngibyo tubyite gutyo, ariko mama ni mama nk'uko papa ari papa. Nta mpamvu kugira ngo umwime uburenganzira bwo kuri uwo mama uvuga ko ari ikirara, uvuga ko ari umukene, uvuga ko ari igiki, icyo cyose, icyo waba uvuga cyose, mama ni mama. Reka nkubaze ikibazo kimwe soza. Mu nkuru uvuze nta kintu waba uhimbye? Nta kintu naba mpembye, kandi mu bintu nirinze guhimbira umugabo wanjye, kandi sinzigera muhimbira. Gufata icyemezo cyo kuza ku nkuru yanjye byagusabye umwanya ungana iki? Jera, nabwiye kenshi barambwira ningana ubutabera ningire nte ku byanjye n'umugabo, ndavuga ntabyo nzigera njyanayo. Ariko Jera, aho abana batangiye kujya bampamagara baririra ku matelefone, ndaryama nkabura amahoro, ndaryama nkumva amajwi y'abana banjye. Komera. Kamaze ujya urira rwose ubikuremo, sibyo? Umva itajyamo n'ibindi wahuye nabyo n'icya, ujya ubikuramo urire. Ndaryama nkumva amajwi y'abana banjye, urahari kurira banyeneye. Nageze aho mbiganiza mami, iyamba naza kugana mami Pastor Julienne yaransengeye kuko nari nsigaye meze nk'umusazi. Mami adutoza gusenga, ageze aho arampamagara arambaza bite, ndamusobanurira, arambwira senga cyane, Imana izongera iguhuze n'abana bawe, uzongera ubabone, uzongera uhamagarwe mama. Niho hantu nakubonye uri mu nkuru yanjye, ndavuga ariko
gute ngiye birantagenda nkavuga ikibazo cyanjye wenda ko nta kindi kintu nifuza ku mugabo wanjye pe ntacyo ni umukire Imana yaramuhaye nta kibazo ariko namu uburenganzira gusa ku bana banjye nimba umwana ikiruhuko kigeze avuga ati rero buriya ndajya kwa mama aze ntabwo mwana nimba ari ubwo burara bwanjye rero bwira buri muntu wese ntabwo abana banjye bamaze kuba bakuru. Uri ikirara se? Ntabwo ndi ikirara ni ukuri, ntabwo ndi ikirara kuko naho ntuye harazwi, ntuye ahantu mu baturage nta muntu wari wandega ko nahungabanyije umutekano cyangwa nagize. Yego Mukamazimaka, bihangane ukomere, kandi nkuko Pastor Julienne yabikubwiye uzahura n'abana bawe. Iki kiganiro kizakugirira umumaro mu buryo bwose bushoboka, uhure n'abana bawe. Umugabo nacyumva, wa mugabo nyine wumve ko uyu mubyeyi afite uburenganzira ku bana be uko byabimeze kose. Akeneye abana n'abana baramukeneye. Kimwe mu byo wirengagiza nuko abana ushobora kubarira bagakura bakiga ariko bagakora icyo twita ibikomere, sibyo? Ndikubwira uwo mugabo nyiri kutwumva iki kintu, nizere kucyumva mugabo we, sibyo? Niba uzi n'uyu mugabo umubwire wumve kuri uyu muntu utaniho twakubwiye. Ntabwo nzi ibyawe, nta nubwo twaganire nkubaze uruhande rwawe, ariko hari ibyo wumva ukumva hari nubwo atari ngombwa ko urwumva. Byonyine ko umuntu adafite uburenganzira bwo kubona abana be ni ikintu gikomeye, ni ikintu gikomeye kitarinda kujya kumva ngo ndabanza kubalansinga avuge ngo we kubera iki nyine wamwimye abana, c'est pas nécessaire. Rero uri kurera abana bawe baravamo abana bafite ibikomere, abana bigunze, barangiza za secondaire, barangiza za kaminuza, bona akazi ariko bafite ibikomere. Umwana wabuze nyina nibwo uzasanga yishoye mu bindi kubera ko atabonye affection ya mama. Affection ya mama ni ikintu gikomeye cyane, abagabo tujye tukimenya, tunubahe n'abagore bacu kuko iyi affection ya mama baduhera abana bacu, bitwa amazina yacu, bitwa b'imiryango yacu. Tujye tumenya ko ari ikintu gikomeye, iyi affection tuyitange. Nubwo twatandukana n'abo bagore ariko simbibifurije, ariko byabaye nko kuri Mukamazimaka, muhananiranwa kuko nyine nta mpamvu kugira ngo wizirike ku muntu udashaka. Byabaye gutyo nyine byabaye. Mwubahire ko ari mama w'abana bawe, abana ubahe uburenganzira bwo kubona mama, kubera ko at the end mama yaba afite amakosa yaba adafite amakosa, abana bazamukenera kandi bazavuga ngo kuki papa twemye uburenganzira bwo kujya kwa mama. Nyuma bavuga bati ariko papa ni gute yakoze bino bintu nk'abanyamukunda. Bazakora icyo bita revenge, ukwihimura bati twimure kuri papa natwe nitumufashe mu gihe adukeneye cy'ubusaza, kubera ko ntabwo yigeze yita kuri mama, kubera ko ntabwo yigeze aduha uburenganzira bwo kubona mama. Reka duhoze mama papa tumwihorere, iryo ni ikosa. Ariko uyu munsi uracyafite amahirwe kugira ngo ukosore icyo kintu wa mugabo we, utarinze ureba ngo amafuti y'umudamu wawe, tubyite gutyo, utarinze ureba ibyo utamukunda, ibyo utamushimaho. Nyine ibyo ngibyo kubyakira kuri we byarakunaniye, ariko akira ko ari mama w'abana bawe, sibyo? Ubwo ndikwibwira wowe, ariko mbibwira n'undi mugabo utakira ko uwo mwashakanye ni mama w'abana bawe. Iyi ni mama w'abana bawe, uramufata nk'umugore wawe cyangwa umufate nk'umu ex wawe, ariko abana bawe bamufata nka mama wabo nk'uko nyoko umufata, cyangwa wamufataga, sinzi niba umufite. Ndabwira umugabo uwo ari we wese, ntabwo we wenyine mbwira, nk'uko mama we umufata cyangwa umufataga nk'umuntu udasanzwe mu buzima bwawe, mu madefo ye, mu mbaraga nke ze, niko abana bawe wa mugore wumva atakurimo
bamufata nk'umuntu udasanzwe. Icyo ngicyo tukimenye kandi tucyubahire abagore bacu. Nubwo twashwana kajana, hari aho tutagomba kurenga. Hari aho tutagomba kurenga tuvuga ngo uyu nguyu ni umubyeyi w'abana banjye. Nibura tukagashyiramo ngo ntabwo namubabaza kubera ko ari umubyeyi w'abana banjye. Bagabo twumve, bagabo iki kintu tucyumve. Nushaka rwose ugiye mu biki, ariko icyo ngicyo jewe nta ruhande ndiho, sindi ku ruhande rwa Mazimhaka, Mukamazimhaka, sindi ku ruhande rwa sinzi n'izina rya sinanakuzi. I don't know you. Umenye ko ukuri ni ukuri. Ukuri ni ukuri. Uyu munsi ushobora ubana n'abana bawe neza, ariko ejo bundi bazavuga bati mama ntabwo yigeze afatwa gutya kandi yakwiye gufatwa gutya. Ushobora gufata kino kiganiro ukagiha abana bawe ukavuga ngo ntubona ko yagiye kuduteza abantu mu itangazamakuru. Oya, no, oya. Itangazamakuru turibonera uburenganzira, turyita ngo ni ubutegetsi bwa kane. Aho bwa butegetsi budahari, itangazamakuru riba rihari kugira ngo rigeze ikibazo kuri bwa butegetsi bundi busigaye. Sibyo? Ni ubutegetsi bwa kane. Ntabwo yakoze ikosa rero, yakoze ibiri mu burenganzira bwe, kuko yagana inzego runaka no kugana itangazamakuru arabyemera, kuko ni ubutegetsi bwa kane. Ibyo ngibyo bimenye kandi ubyubahe wa muntu we. N'undi wese ubleminga ngo kubera iki ngo baza ku mbuga nkoranyambaga, ni itangazamakuru. Sibyo? Rero icyo twifuza ni uko mwubaka iyo miryango. Birashoboka ko yaje ahangaha ukavuga uti kuki yaje hari, kuki atagiye muri RIB, kuki atagiye yaje hano. Niyo mahitamo ye. RIB nayo izabona ibingibi biciye kuri iri tangazamakuru. Rero twubahane, twubahe abo twashakanye nabo, byumwe ko abadamu bari vulnerable. Dushobora kuba tudahuje imico, dushobora kuba tudahuje imyumvire, dushobora kuba hari ibyo tubanengaho. Ibyo ngibyo ntibyafekite ubuzima n'imibanire yabo n'abana banyu. Imana ibarinde kandi bakomeze. Uyu muvandimwe Mukamazimhaka mushyize mu maboko yanyu, umwite mu buryo bwose bushoboka, no kugira ngo atunge umwana nabonye ahangaha. Umunsi utitabwaho yitabwaho na papa we, nawe ubwe yitunge. Numva ko afashwa mu bakene batishoboye, afashwa mu bakene batishoboye, agafashwa na leta. Natwe dushyireho itafari ryacu, leta igikora ibyayo, Minda Ubumwe ikora ibyayo, ariko natwe nk'abanyarwanda dushobora gukora ibyacu, natwe tukamutera inkunga, ubuzima bugakomeza. Sibyo? Kandi ukagenda neza, n'abo bana akababona. Ari ukumufasha muri ubwo buryo bw'ubushobozi, reka tubikore. Mukamazimhaka, ongera uvuge nimero yawe. Nimero yanjye, nimero mfite ubu ngubu banya bya telefone, ariko iyo mfite ibaruyeho irindi zina. Ibaruyeho nde? Ibaruyeho Ndagijimana. Ariko niwe uyifite? Njyewe uyifite. 0 09 53 49 836. Ko dusoje ikiganiro so mbona utariyakira. Impamvu njye reka mvuge kino kintu, ntabwo naje aha ari ibindi, ahubwo naje kugira ngo abana banjye ejo nibaramuka bakuze bakambaza ngo mama, ese wenda ko byari bimeze gutya, ni hehe wagannye ngo ugaragaze ikibazo wari ufite. Abana nabo batazanyanga bamaze gukura, kuza hano abaye nk'utabaza, kugira ngo ntabwo abana bakira ibintu bimwe, uyarakira kimwe urakira ikindi. Naje hano nsa nk'utabaza kugira ngo abana batazanyanga ngo bumve ko nababereye umubyeyi umwe. Ihorere, nuko rwose komera, wihorere rwose, kandi ugenda uvuga uti bizakemuka. Kubyumva? Twemere kuvuza induru mu gihe twatewe. Ntabwo uvuga ngo ndavuza induru wanyume. Twemere kujya ku karubanda tuvuga ngo muntabare natewe. Umudugudu
ukaza ugatabara abaturage bakaza agatabara nawe nibyo ukoze rero watabaje kandi turagutabara mutabariye umubyeyi mu buryo bwose bushoboka I beg you kandi uva aho ngaho ufite icyizere uvuga uti nyuma yo kuva aho ngaho ubuzima bwanjye burahinduka ibyo nifuza ndabibona Mukamazimaka wakoze kandi ukomere Wakoze.